Nongeye kubasuza muri aka kanya mbifuriza kugira ibihe byiza. Tugeze muri ka kanya k'inkuru yacu. Inkuru y'uyu munsi ndabizi ko iraza kubashimisha. Mwebwe icyo musabwa ni ugukorera video mpaka irangiye kandi mukaza gukanda kuri subscribe ndetse no kunzogera kugira ngo muzajye mumenya yuko na uploadinze video. Ikindi umuntu ufite igitekerezo aze kunyandikira muri comment. Iyi nkuru noneho dutangirana n'umugabo abari kuri telefone. Uyu mugabo afite amadokima imbere ye menshi cyane, ubona ko ameze nkaho afite akazi kamusaba gutanga amaraporo. Ariko ujya kumva ari kuvugira kuri phone. Ahamagara boss akamubwira ati boss, ba bakobwa nababonye. Umugabo yarahamagaye akamubwira ati ba bakobwa wababonye? Ati yego boss nababonye. Umugabo agahita amusubiza ati oya wowe ugenda uduhereza abakobwa batari beza, abakobwa utwereka ntabwo baba ari beza pe. Umugore wanjye yambwiye ati niba udashobora kutwereka abakobwa beza tukureke tujye kwishakira abandi, turashaka abandi cyangwa se tujye kubishakira. Turava aha ngaha muri iki gihugu twigire mu Buhinde, niho hari abakobwa beza, naho wowe uba urimo kutubeshya. Ubwo uwo mugabo bahita bamukupa. Ubwo noneho ku rundi ruhande bahita batwereka imodoka irimo abantu batatu. Haba harimo umugore n'umugabo. Umugore n'umugabo baba bicaye inyuma, imbere hicaye shoferi. Kumbe umugabo wari uri muri iyo modoka ni wa mugabo bari bari kubwira yuko abakobwa bababonye. Uwo mugabo yitwa Smith, ari kumwe n'umugore we witwa Bella. Umugore we Bella aba ari kuganira n'umugabo we Smith. Baraganira, umugabo akabwira umugore ati ese koko tuzabona umuntu uzadutwitira? Kuko twebwe dufite akazi kenshi kandi ntabwo ushobora gutwita umwana ngo tuzabone amafaranga yo tumuherere amashuri, kandi we wirirwa ku kazi utabona n'umwanya wo kwita ku mwana. Uwo mwana nawe ntabwo yazamererwa neza. Ubu ngubu twabuze uko twabigenza. Umugore agahita amubwira ati ariko umukobwa wo kudutwitira umwana tuzamubona. Uyu mugabo n'umugore bari kuganira kuri bya bintu by'uko umugabo cyangwa umugore iyo badafite umwanya bagenda bagafata intanga bakazijyana kwa muganga bakazihuza, ubundi hakavamo umwana. Noneho umushoferi aba yicaye imbere ari kubumva. Umushoferi aba yitwa Patrick. Patrick niwe uba utwaye uwo mugore n'umugabo. Patrick arabyumva agahita avuga ati ariko njyewe nimba mwarabuze umukobwa namubashakira. Akamubwira ati se koko wamutubonera? Akamubwira ati njyewe upfa kumpa amafaranga naho ubundi umukobwa watwitira njye ntabwo namubura. Patrick ariko akiyumvira agahita avuga ati ese murashaka umuntu batwitira, murashaka iki? Bella agahita avuga ati mugabo wa kutamubwiye uyu mushoferi yuko umukobwa dushaka ari uwo kudutwitira, wamusobanuriye neza. Uzi ko yagira ngo urimo urashaka umugore? Shoferi akikanga akavuga ati se mwari muri seriye kuko murashaka umuntu batwitira? Shoferi akabacicita gake agahita avuga ati ariko umukobwa namubabonera. Nimba mushaka umuntu batwitira njye ndamubona, ahubwo mwebwe murama ngahe kugira ngo mbashakire umukobwa ubatwitira? Ikigaragara cyo uyu mugabo aba yikundiye amafaranga cyane. Bella ndetse n'umugabo we barakomeza bakiganira. Shoferi akabaza ati ariko uko mutari kunsubiza, mubashakire murama ngahe? Bella agahita abaza umushoferi ati urashaka amafaranga ngahe? Umushoferi agahita amubwira ati ndashaka 100,000. Urashaka 100,000? 100,000 imeze gute? Ati ndashaka 100,000 by'amadolari. Umugore wa Smith akarebana n'umugabo we. Patrick avuga ati ko mutari kunsubiza, baciye amafaranga menshi se? Ayo ngo niyo make yanyuma. Umugore agahita avuga ati ntabwo tuguhe 100,000 by'amadolari, ahubwo twe turaguhereza 1,000,000 y'amadolari. Patrick
akikanga. Ubwo Patrick ni shoferi, kandi murabizi yuko abashoferi benshi ntabwo baba bafite amafaranga, n'iyo modoka batwaye aba ariyo yatiye, aba yarobye. Patrick ahita ahagarika imodoka, agahita avuga ati ngo murama ngahe, turaguhereza miliyoni y'amadolari. Miliyoni y'amadolari iyo yashyize mu mafaranga y'amahinde aba ari amafaranga menshi cyane. Patrick abitekereza avuga ati muze tugende njye kubereka uwa mbere. Patrick atwaye imodoka yihuta cyane, akajya mu cyaro cyari kiri aho hafi, akajya kubereka umukobwa yari ari. Bagezeyo bakamubaza ati wa mukobwa tubwiraga ari he? Ati dore nguriye. Bella na Smith bakareba, bakabaza shoferi ati uriya niwe mukobwa waturangiye? Shoferi akababwira ati nturiye, uriya mukobwa ndabizi nubwo yaheze iwabo ariko ndabizi afite ubuzima bwiza, arakomeye, ndakeka nta wundi mukobwa wamuruta. Patrick agahita avuga ati nimba mushaka kumenya yuko noneho uyu mukobwa arenze, afite ubuzima bwiza, reka mubwire, niko genda burire kiriya giti. Uwo mukobwa aba agaragara nk'aho ari umukecuru, ariko ikigaragara koko aba ari umukecuru. Ubwo Patrick, umukobwa bakimara kumubwira cyangwa se wa mukecuru bakimara kumubwira ati ngaho urira cya giti, koko aragenda nk'ugiye kucyurira. Mimi, Bella ndetse na Smith baravuga ati oya reka kwirirwa burira. Bella ahita abwira umugabo ati mugabo wari karata twigendere, uyu mushoferi ndabona ntazi ibye. Umushoferi ahita avuga ati ariko haracyari abakobwa benshi cyane, muze tugende njye kubereka abandi bakobwa aho bari. Ubwo basubira mu modoka bakagenda, ariko bagasiga babwiye shoferi ati reka kwirirwa umushaka, twakubonye abakobwa bari kudushakira ukuntu bameze. Baragenda, shoferi kubera ko aba yabemereye yuko arajya bajyana ahantu hose bashaka, baragenda bakajya ahantu mu gahoteli. Iyi hoteli hari ibitaramo biba bisanzwe biberamo, ariko umukobwa waje kubyinamo aba asanzwe yibyinira mu kabari, ariko baba bamutumiye muri hoteli ngo aze kuza abyiniremo. Arabyina ndetse akanabaririmbira, ariko mu kuririmba aba aririmba indirimbo z'abandi. Uwo mukobwa aza imbere akabyina n'abandi bantu bo basanzwe babyinana. Bella ndetse na Smith nabo baba bari aho ngaho ndetse na shoferi. Bella agakomeza kuganira na Smith, akabwira Smith ati reba uriya mukobwa uri kubyina hariya, uzi yaba ameze nk'uriya mukobwa, tubonye umukobwa umeze kuriya uzi kubyina kuriya, umwana wacu yazaza ameze neza cyane. Smith akamubwira ati ariko koko nibyo, kubera ko shoferi aba yicaye inyuma yabo akumva bari kuganira kuri uwo mukobwa uri kubyina. Shoferi agatangira kwibaza ati ariko buriya uriya mukobwa namubona gute? Shoferi aragenda akajya mu bwiherero nk'uko bisanzwe, yageramo agakora ibyo yari agiye gukora agasohoka hanze. Shoferi iyo amaze kugera hanze ahura na wa mukobwa. Wa mukobwa aba ari kumwe n'inshuti ye, inshuti ye yitwa Mimi. Inshuti ya wa mukobwa babonye ubyina muri club ihita ihamagara wa mukobwa ati se waje tukagenda? Wa mukobwa agahita amubwira ati Mimi ndaje. Uwo mukobwa nari ndimo kubabwira aba yitwa Mary. Ubwo Mimi araza akagenda, Mimi akajya abwira Bella ati ese baguhaye amafaranga ahagije? Nimba baguhaye amafaranga ahagije, nukwira iki twakwirirwa dutega umumotari twashatse taxi akaba ariyo tudufata, akaba ariyo tugendamo, tukayikareka kwirirwa tugenda kuri moto. Mimi agahita abwira wa mukobwa mugenzi we Mary ati rwose nimba ari uko twabigenza. Mary
agahita amubwira ati aka amafaranga bamuhaye ntabwo gahagije ku buryo twajya kuyasesagura ngo turajya gutega taxi. Ubwo umushoferi akaba arabumvise, akaba araje agahita asuhuza Bella, agahita asuhuza Mimi ndetse na Mary. Umushoferi arababwira ati umuhanzi umubyinnyi w'icyamamare nkawe ugiye gutega moto koko? Nimuze mbatwarire ubuntu. Rero agahita avuga ati uzi ko tubaye abasitari, ese batangiye no kuduha lifuti? Ikigaragara cyo nuko abantu badukunda cyane, ntangiye kuba umusitari pe. Ahita abashyira mu modoka akabatwara, bakagenda bari kuganira. Ako uwo mukobwa witwa Mary aba afite inzozi zo kuzajya ahantu bakina filime, akaba umukinnyi wa filime w'ikirangirire, nizo ziba ari inzozi ze. Akomeza yiganira na Mimi. Mary akomeza ari kuganira na Mimi ati uzi ndashaka kugira ngo nzabe icyamamare mu gukina filime, nubwo ubona ndi kubyina ntabwo biba bindimo pe. Mimi agahita amubwira ati ariko ntabwo wabura ukuntu wabigenza, nawe ubwawe ushatse washaka udufaranga duke ubundi ukajya. Amubwira ati sha nta mafaranga mfite, ntayo nabona hari ahantu kugira ngo umuntu agereyo asaba amafaranga menshi cyane, kandi bisaba yuko ari ukugerayo ukajya no gukodesha inzu. Ubuzima bwahariya buba bukomeye cyane, byasaba yuko nabanza kubona amafaranga menshi cyane. Umushoferi agahita amubwira ati se urashaka amafaranga? Wabonye ukuntu abantu bagukunda none ntabwo bari kuguha amafaranga? Umushoferi agahita amubwira ati uzi ukuntu tugiye kubipanga, iyo mfite abantu baguha amafaranga menshi cyane. Umushoferi agahita amubwira ati ese muhaye nka miliyoni y'amadolari wakemera kumbyarira akana? Nyuma agahita yeba shoferi atuvuze ngo iki, wasaze se? Urimo urashaka kugira ngo ufate umukobwa wacu ngo ugiye ngo kumubyarisha umwana? Urimo urashaka kumutera inda? Shoferi abura uko amusobanurira, ko shoferi ashaka kumubwira ko hari abantu bashaka ko azabatwitira. Shoferi bamubwira nabi cyane, bamubwira ati nimba ari ibyo bintu byari bikuzanye kugira ngo dutware imodoka yawe, subira mu modoka yawe, ibigabo by'ibihesi ntabwo twebwe tuba tubishaka. Mary na Mimi basohoka mu modoka. Basohotse mu modoka, shoferi nawe asohokamo, arakomeza arabakurikira, arababwira ati ko mwamfashije ko mukanyumva, ntabwo ari ibyo nashaka kubabwira. Arababwira ati waretse kudukurikira, urimo uradushakaho iki? Shoferi aravuga ati noneho reka mubwire neza uko bimeze Mimi, ese kandi ndabizi ko uraza kubyumvisha uyu mukobwa mugenzi wawe, kandi araza kubyumva, kuko ndi kubona ataraza kubyumva, kandi ndabona ariwe ujijutse kumurusha, ushobora guhita ubyumva. Shoferi agatangira akabwira Mimi uko bimeze. Shoferi abwira Mimi ati hari umugore n'umugabo bavuye muri Amerika baza hano mu Buhinde. Uwo mugore n'umugabo barashaka kugira ngo babone umukobwa uzabyarira umwana. Mimi nawe biramucanga, aravuga ati arashaka kugira ngo bazabone uzabyarira umwana. Aravuga ati shoferi Patrick ahita amubwira ati reka musobanurire uko bimeze. Abo uyu mugore n'umugabo icyo ari gushaka ni uko bazafata intanga z'umugabo bakazihuza n'iz'umugore, noneho bakakujyana kwa muganga bakazigushyiramo, wowe ukazabatwitira, ariko nta udahuye n'uwo mugabo. Nyuma ahita avuga ati ese ibyo bintu numva Mary koko yabyemera? Ariko reka tumuganize twumve. Shoferi aramubwira ati baye ariko nuza kubyemera harimo amafaranga menshi cyane, ni miliyoni y'amadolari, aramutse abyemeye bahita bayimuhereza, ubundi ukajya kwa muganga mugasinyana amakontrakt, ubundi ibindi byose bikagenda neza. Mimi aragenda ahamagara Mary, baricara bamuganirira, amubwira uko ibintu byose bimeze, amubwira n'amafaranga. Mary aravuga ati reka reka njye singiye kuzicwa n'amafaranga, ubwo se mpfuye kubera ibyo bintu, numva ibyo bintu bibaho?
aramubwira ati ariko gutwita arababwiye numva uzatwita igihe gito uhita ubona amafaranga menshi gite twigendera ujye kwikina filime, bashobora no kuzakujyana muri Amerika bakakuriza indege ukumva uko bimera. Mimi aramubwira ati nyamara ushatse wabyemera. Mary aravuga ati nukuri ntabwo nabyemera. Batandukana Mary atarabyemera. Aramubwira ati ariko ninza kugera mu rugo ndaza guhamagara, ndaza kuguha igisubizo cy'uko bimeze, ariko njye ntabwo ndi kubisobanukirwa neza, kandi urabizi ndinze kubibwira ababyeyi banjye byahita birangira. Ubwo umukobwa aragenda ashira umwanya munini akiri kugenda mu nzira n'amaguru, kuko imodoka yari yabasize hafi y'iwabo ariko bari bataragerayo neza, kandi yarinze no kujya gusura Mimi bagenda bari kuganira inkuru zabo zose. Aragenda ageze mu rugo abaganirira ukuntu byagenze, ukuntu yagiye akabyina bamuha amafaranga menshi, ariko nubwo bayamuhaye ariko uba ubona papa wiwe ndetse na mama wiwe bamwishimiye cyane. Kwa Mary baba bafite undi mwana w'umuhungu. Umwana w'umuhungu aba yaraje kuba kwa Mary bakajya bamwitaho. Ubwo muri ako kanya kubera ko papa wa Mary aba azi gucuranga, aba ari kwigisha umwana w'umuhungu gucuranga akamwigisha, ubwo Mary nawe aba yibereye mu nzu. Mary aba akunda guhora ku mbuga nkoranyambaga cyane, aba afite Facebook, afite ndetse n'icyo twita Facebook page. Iyo Facebook page ye aba afite abafollowers bake, ariko arabyuka agasanga yongeraho abafollowers 5 akishima cyane, ukabibona yuko bimushimishije, ariko abone bazi ikintu kimushimishije. Ariko icyo gitaramo arinjyemo yongeraho abafollowers 5. Muri abafollowers 5 haba harimo wa mama witwa Bella ndetse n'umugabo we Smith n'abandi bantu 3 baba bari muri hoteli. Arishima cyane akishimira yuko hari abantu baje biyongeye kuri Facebook page. Umukobwa witwa Mimi aba afite igishushanyo cy'umusitari ukina amafilime cyane mu gihugu cyabo aho ngaho mu Buhinde. Mu cyumba bafitemo ibishushanyo bye byose, akajya agenda akiganirira akibwira ati nzaba umusitari, nanjye nshobora kuza umusitari nkamera nkawe, nshobora no kuzakurenga. Agenda aganiriza icyo gishushanyo, ariko Mimi ageraho agatekereza ku bintu bamubwiye, agafata telefone agahamagara Mary akamubwira ati harya nyibutsa bya twe twavuganye. Mimi agahita amubwira ati kuse wowe kubera icyo utari wambwiye ibintu byose uko bimeze, ngo nkeneye amafaranga pe, nkeneye amafaranga cyane, ariko nanjye nabuze uko nabigenza, sinzi niba nabyemera cyangwa se nabyanga. Kumbi Mimi aba azi ko ari 1 miliyoni, ariko wa mumama na wa mugabo baba bakeneye amafaranga menshi cyane. Noneho Mary yahise abwira Mimi ati mpereza nimero za wa mushoferi muhamagare mubwiye ko nabyemeye dore ko twabona amafaranga. Mimi yahise azimwohereza muri message. Mary akimara kuzibona ahita ahamagara shoferi atamubwira ati shoferi Patrick, noneho bya bintu wasabye nabyemeye. Patrick ahita amubwira ati wabyemeye, okay noneho reka muhamagare ba boss banjye turaza guhura, nitumara guhura nibwo byose muraza kubipanga uguhereze n'ayo mafaranga. Mimi arongera ahamagara Mary. Mary amubwira ati wa mushoferi namaze kumbwira yuko tugiye guhura, rero nawe itegure kugira ngo tuze kugenda tumeze neza, bakataza no kutwangira gahunda zacu zose zigapfa. Ubwo Mimi na Mary bahita batangira kwitegura. Mimi aba ameze nkaho ari manager wa Mary, bakitegura bagahita bahura, shoferi agahita aza akabatwara akabajyanira wa mama ndetse na wa mugabo bari gushaka umwana. Bageze mu nzira, wa mama ndetse na wa mugabo
bahita bashaka hoteli barahuriraho, ndetse bazana n'umudogiteri uraza kubafasha, urabahereza n'ibyandiko n'ibintu byose bikenewe byo kugira ngo umukobwa yemere, ubundi gahunda zose zigende neza. Ariko Mary agenda nk'umuntu ufite ubwoba. Ya modoka y'umushoferi agenda ikaparika neza muri hoteli iyo baraza guhuriramo. Baragenda, ni ubwa mbere Mimi ndetse na Mary wabinjije muri hoteli imeze gutyo, ubona ko ari abantu bafite ubwoba. Bahita babona wa mama ndetse na wa papa bahagaze hirya, bagasanga n'intebe zirateguye, bakavuga ati uyu ni wa mukobwa twashakaga, uyu turabizi nabyara umwana azaza ameze neza cyane. Dogiteri akababwira ati rega iyo mushatse umukobwa utameze neza, hari igihe usanga mushobora kubyara umwana ufite ubumuga, ariko ubwo mushatse umukobwa umeze neza, ndabizi neza azabyara umwana umeze neza, mwebwe nimugire ikibazo turaza kubikurikirana byose. Mary abaza wa mugabo nta mugore ati nimunsobanurire neza byose uko bigenda. Bagahita bamubwira ati dore ngaya amasezerano, amafaranga turaza kuguhereza $5,000,000 z'amadolari. Mimi ndetse na Mary bakikanga cyane ati $5,000,000 z'amadolari, gusa bishoboka biti? Ariko Mary ahita abaza Mimi ati se nintangira gutwita uyu mwana nzamujyana he? Mimi ahita amubwira ati ntugire ikibazo, wowe uzaze ube mu rugo kuko papa adakunze kuba ahari, aba yibereye mu bintu by'umusigiti, ntabwo akunze kuba ahari. Ikigaragara cyo Mimi se aba ari umuyisilamu, afite ibindi bintu byinshi yashinzwe mu idini ryabo, niyo mpamvu aba ataboneka. Rero agahita amubwira ati okay, nimba ari uko bimeze noneho nta kibazo, nzajya nza kuba mu rugo iwanjye ndanitangira kugaragara. Mimi kiba gisigaye ndetse na Mary aramufasha bakuzuza amasezerano. Bamara kuzuza amasezerano bakajya kwa muganga, bakajya mu cyumba kibishinzwe, bagakora gahunda zose uko zigomba kugenda kugira ngo abe yabatwite. Umukobwa bamuhereza amafaranga ya mbere, bwamuhereza $1,000,000, bakamubwira ati $1,000,000 zisigaye tuzazigura umwana yavutse, kandi tuzatuguhereza amafaranga uzajya ukoresha uri kwita ku mwana. Mary arababwira ati nta kibazo rwose, njyewe umwana wanyu azaza ameze neza. Ubwo Mary ndetse na Mimi bahita bagenda. Ubwo Mimi asubira iwabo ndetse na Mary akajya iwabo. Ariko nyuma y'ibyo kwezi kumwe, inda yari iri hafi kugaragara, inda yari yatangiye kumuhinduka. Ubwo Mimi ahamagara Mary ati se uri kugira ngo iwanyu uzakuvumbure, waje hano hakiri kare. Mary ahita ategura utwo ahita ajya kuba kwa Mimi. Nyuma y'amezi 3 inda yari itangiye kugaragara. Ariko Mary yari yavuye iwabo ababwira yuko agiye gukina filime. Baba bazi yuko yagiye gukina filime, yamaze kuba umusitari, azaza ahita abubakira inzu. Niyo bahamagaye arababwira ati meze neza rwose, nimugire ikibazo njyewe nzaza mbubakira inzu. Ubwo iwabo baba baramaze kwizera yuko koko Mimi baba bamaze kwizera yuko umukobwa wabo Mary yabaye umusitari, yatangiye kugera ku nzozi ze. Kumbi umukobwa atwite. Umukobwa igihe cyo kujya gupimisha umwana kiragera, hashize amezi 4. Bajya kwa muganga ajyanye na Mimi, niwe ugenda umuherekeza, ndetse n'umushoferi niwe baba barashinze yuko ari uzajya ureba Mimi, ko umushoferi baba baramuhaye amafaranga menshi cyane, bari baramubwiye ko bazamuha $1,000,000 baba barayimuhaye, ariko bakamubwira ati ukomeze wite ku mukobwa wacu. Bajya kwa muganga, umushoferi wamutwaye kwa muganga, agerayo bakavuga ati uzana umwana tumupime turebe ko mu nda ameze neza. Dogiteri apimye umwana asanga umwana afite ikibazo. Umwana aba arwaye, aba yaramugaye, ari bwa bumuga abantu bavukana. Noneho nabanga kubibwira Mary kubera baba banga yuko yamererwa nabi kandi atwite. Ahubwo bakabwira Mimi ati rero dusanze umwana wanyu afite ikibazo, ndetse na shoferi aba ari kumwe na Mimi akamubwira ati dusanze umwana wanyu afite ikibazo. Bagahita bahamagara n'abapapa ndetse n'abamama baba bavuye muri Amerika baje kugira ngo babone umukobwa uraza kubatwitira. Ati umwana afite ikibazo, dogiteri akamuhereza ibipapuro byose byerekana.
umumama ahita avuga ati ye umwana afite ikibazo, ndavuga tumva rero umwana nta n'uwo dushaka, namwe nimumutware, n'ayo mafaranga twabaye ntituzayabasaba, nta kindi kintu tuzongera kubafasha, nimutware umwana wanyu. Mimi biramucanga akavuga ati se Mary ndaza kumubwira ngo iki, bagataha bakagera mu rugo. Shoferi biba byamucanze ko niho barangiye abo bagabo, akavuga ati si koko Mary turamusobanuye iki, bicara hasi akabwira Mary ati Mary uzi ukuntu bimeze, bavuze ngo ntago bashaka umwana kandi umwana afite ubumuga, kubera ko umwana afite ubumuga rero ntago bamutwara, bavuze ati umwana uzashaka umujyane. Rero gahita avuga ati ye nuko bimeze, ubwo barashaka ko umwana nzamujyana he, urumva ibyo bintu bambwiye bishoboka? Mary atera induru akavuga ati ntago bishoboka, agatera induru akirukanka akavuga ati se murashaka yuko iyi nda nzayijyana he, akiruka bakamwirukaho, shoferi ndetse na Mimi bagakomeza bakiruka kuri Mary, bakagera mu nzira, kumbi wa mwana wabaga kwa Mary ahita ahura na Mary, agahita amubona yuko atwite. Umwana agahita yirukanka ajya kuri we batiza ibintu byabaye, wa mukobwa wanyu aratwite ntabwo yagiye gukina filime. Bo bakikangura akavuga ati reka urabeshya. Mary aba ashaka kugira ngo yiyahure ko aba yumva nta handi hantu azajyana uwo mwana, akumva isi imuguyeho akabura uko abigenza. Ako shoferi ndetse na Mimi nabo baba bakirimo kumufata ati ataza kwiyahura mu modoka, babuze nabo ko babigenza. Vicky ahita afata Mimi, bagahita baterura Mary bakamushyira mu modoka bakamutwara, bamugeza kwa Mimi. Mary agahita avuga ati n'ubundi rero nta kundi nabigenza, ngiye kujya iwacu, nibashake bazanyice, uyu mwana kandi ngomba kuzamubyara, nta n'ukundi bizagenda. Mary agahita abwira shoferi ati mfasha tujya mu rugo, mfasha rwose mu rugo, nibashake bazanyice ni akazi kabo. Ese koko Mary azajya iwabo? Ese najya iwabo bazayifata gute? Ese azakomeza arera umwana cyangwa azemera gukuramo inda? Ese Mary azemera gukuramo inda? Ibyo natwe ni ibibazo tukirimo kwibaza. Mwebwe mukore subscribe ndetse muklike no kuri bell. Ubwo izindi nkuru zose muzajya mugenda muzikurikira hano, nimutegereze igice cya kabiri cy'iyi nkuru. Ndabizi iyi nkuru nibwo igitangira, iraza kubaryohera cyane mu gice cya kabiri. Goodbye, love you guys, naho mu gice cya kabiri cy'iyi nkuru.